Kristu bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru cya 34 gisanzwe, icyumweru gisoza umwaka wa liturujia A. Turi ku munsi mukuru wa Kristu Umwami. Amasomo turi buzirikane kuri iki cyumweru, irya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 34, umurongo wa 11 kugeza kwa 12, n'umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Zaburi ni ya 22. Iravuga iti: Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Paulo mutagatifu yandikiye abanyakorinti, umutwe wa 15, umurongo wa 20 kugeza kwa 26, n'umurongo wa 28. Ivanjili ni ya Matayo, umutwe wa 25, umurongo wa 31 kugeza kwa 46. Bakristu bavandimwe, turi ku cyumweru cya nyuma cy'umwaka wa liturujia. Kiliziya ikaba idushishikariza kurangamira no guhimbaza umwami w'ibiremwa byose, ari we Kristu, Alufa na Omega, intangiriro n'iherezo. Umuhanuzi Ezekiyeli mu isomo rya mbere aratubwira uburyo Imana ari umushumba w'abantu, akaba ari ituragira ikanatwitaho. Ese tuvuye mu bushyo bwe twamera dute? Reka tubyumve. Koko Nyagasani uhoraho aravuze ati: dore njye ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Uko umushumba yita ku matungo ye igihe aba ari hagati y'intama zibyagiye, nanjye niko nzita ku ntama zanjye, nzivana ahantu hose zatatanirijwe ku munsi w'ibihu n'umwijima. Ni njye ubwanjye uziragirira intama zanjye, uwo ni Nyagasani uhoraho ubivuze. Njye nzazibyagiza ziruhuke. Nzashakashaka iyazimiye, ngarure iyari yatannye, iyakomeretse nyomore, naho iyari irwaye nyondore, ibyibushye ikanagira ubuzima bwiza nkomeze kuyitaho. Nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Naho mwebwe rero ntama zanjye, nimwumve uko Nyagasani uhoraho avuze. Dore ngiye gukiranura inyagazi n'izindi ntama, nkiranura amapfizi y'intama n'amasekurume. Iryo ni ijambo ry'Imana. Koko rero Nyagasani ni umushumba mwiza, kuko amenya intama ze, akazirengera, akaziha ubugingo buhoraho. Burya Imana imenya buri muntu ku giti cye, ikamenya uwazimiye, uwatannye, uwakomeretse, urwaye ikamwondora, ufite ubuzima bwiza ikabumukomereza. Uko tungana rero twese iratuzi, yaducengeyemo, ituzi imisusire na kamere. Nubwo twandujwe n'ibicumuro, ntibyayiteye iseseme cyangwa uburakari, ahubwo iravuga iti: ni intama zatewe n'ibirura, niko kuduheka ku ntugu ngo adusubize mu gikumba cye. Kuba umushumba mwiza kuri we bivuga kuba umunyampuhwe. Twumve ijwi rye, tumukurikire, twihatire kumumenya natwe. Mu buzima busanzwe, kuba umwami ni ukugira ububasha, imbaraga n'icyubahiro, ubutegetsi, kugaragirwa n'ibindi byose. Kugira ingabo na polisi, gutera amahanga ukayigarurira, ukagabira bamwe ukanyaga abandi, ufite ingoro y'amagorofa n'imiturirwa, ukagaragirwa n'ibikomerezwa, mbese ukica ugakiza. Ubwami bwa Yezu Kristu si uko buteye. Yezu ni umwami uca bugufi, akigira umucakara, ni umwami
wemeye gutamirizwa ikamba ry'amahwa, yemera kubambwa ku musaraba, yemera kudupfira. Ingoma zo kuri iyi si zirashira zikagenda zisimburana, ariko ingoma y'umwami wacu Yezu Kristu izahoraho iteka. Ni umwami udaharanira ibyubahiro, utishyira hejuru ngo yikuze, ahubwo aca bugufi. Nubwo ari umwami w'abami, akaba umutegetsi w'abategetsi, ntibyatumye yikuza, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, yemera gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Uwo mwami ari rwagati muri twe, kandi yigaragariza cyane cyane mu baciye bugufi no mu banyantege nke. Nk'uko ivanjiri yabitubwiye, umwami wacu yigaragariza mu bashonji no mu bafite inyota, wa mugenzi ushaka icumbi, wa mukene utagira umwambika, wa mukene wambaye ubusa utagira akenda, wa murwayi ukeneye gusurwa, ndetse akagaragarira no mu mbohe zitagira kirengera. None se Nyagasani nakubaza ati nari nshonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo kunywa, naje ndi umugenzi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Ese uzasubiza iki? Ese nawe uzamusubiza ngo wamubonye hehe ntiwamwakira? Azagusubiza ati ibyo utagiriye umwe muri abo baciye bugufi, ni njye utabigiriye. Nguko uko azatandukanya ababi n'abeza, nk'intama n'ihene, bamwe iburyo abandi ibumoso. Ese wowe wumva uzaherera uruhe ruhande? Abazajya iburyo bazabona ihirwe ry'ijuru, ariko abazajya ibumoso bazacibwa, nta ngoma y'ijuru bazabona. Tuzirikane rero ko abantu batazacirwa imanza bakurikije imirimo ikomeye bakoze, ahubwo hazakurikizwa ibikorwa by'urukundo bazaba baragiriye bagenzi babo. Dutabarana dute? Dukundana dute? Umuntu wese agomba gusubiza ibye bwite, ntashobora kuryarya no kubeshya. Bavandimwe, turabinginze, dushaka hakiri kare igisubizo cyiza ngo tuzatsinde mu rubanza rutazasubirwamo. Amagambo y'urubanza agena burundu uko tuzamera. Tuzabarwa mu bahire cyangwa mu bivume. Nta mpamvu twashobora kuvuga yaturengera. Nta muntu twashobora gutabaza ngo atuvugire keretse Bikira Mariya. Ariko se we yavugira ate umuntu wanze Yezu, wihishe mu baciye bugufi? Nta gihe cyo gusaba kwivugurura kizaba kiriho, kuko igihe cy'ibigeragezo kizaba cyararangiye. Yezu azatubaza ati wamariye iki abakene? Ubwami bw'Imana ntibuzatangira twapfuye, buri hano uyu munsi. Ababurimo ni abafashanya none, naho abatita ku bandi, simvuga bangana, abo ngabo ntibari mu nzira y'agakiza. Itegeko ryo kwita ku bandi ntiridusaba kujya kure n'ubundi ngo ujya kurisha ihera ku rugo. Ese turacyaganira n'abo mu rugo? Abana bacu tubitaho? Umukecuru cyangwa umusaza ameze ate muri ka kazu twamwubakiye? Gufasha ntibiba amafaranga gusa. Hari abakeneye inama nziza, urukundo, gushimirwa, guhanwa n'ibindi. Gufashanya bivuga gutabarana mu mbaraga zacu, mu magambo tuvuga, mu gucogoza impaka no kunga ubumwe, kurengera umuntu mu rukiko, kwakira umugenzi, kugarura uwaguye, kumva amagambo y'umuntu uganya, kumutera inkunga n'ibindi byinshi bishobora kutuvugira mu rubanza rw'imperuka.
Twumvire inama Pawulo mutagatifu atugira muri iri somo rya kabiri mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorenti, aho atubwira ko Kristu yazutse koko mu bapfuye, aba umuzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe n'uko bose boramye bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristu. Kristu agomba kwima ingoma kugeza igihe azashyirira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Pawulo akomeza atubwira ko umwanzi w'imperuka uzarimburwa ari urupfu. Bavandimwe, twemera ko Yezu ari mu ijambo ry'Imana duhora twumva mu makoraniro yacu. Twemera ko Yezu ari mu gisa n'umugati mu Ukarisitiya. Ni mucyo twemere ko Nyagasani Yezu ari no mu bavandimwe bacu baciye bugufi, bakaba bakeneye icyabakiza. Ukarisitiya ihamya ko ingoma ya Kristu itagira iherezo kandi ko igenga n'abantu bose. Ihamya kandi ko umwami wayo yameneye amaraso ye abantu bose kugira ngo bagirirwe imbabazi. Igahamya cyane ariko ko umwami Yezu azagarukana ikuzo igihe azabyishakira. Twimenyereze kurebana ubwuzu bagenzi bacu bababaye, tubakire nk'aho twakiriye Yezu iwacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Yari Padiri Providence Idukomeze, ukorera ubutumwa bwe muri Paruwasi ya Nemba. Mugire umunsi mukuru mwiza wa Kristu Umwami.